ndongera gushaka kubibutsa ngo nimuze turwane urugamba rwo gukiranuka. Imana ishimwe, haleluya. Ndashaka kongera kwibutsa abagabo basenga Imana ngo nimuze twongere twibuke ikintu bita gukiranuka. Muzi ko Imana igifata umwanzuro, muzi ko Imana igira amahane, muzi ko Imana yarimbuje abantu mwuzure. Dufite abigisha rero bazi kuvuganira Imana ukagira ngo yarabatumye, bakajya bavuga ko timwe y'Imana. Imana igira imbabazi, Imana nukuri, Imana igira imbabazi, igira imbabazi. Ariko se tuvuga ko nta mujinya igira? Nigeze mbwira Imana ariko tuvugishije kuri uri kumbona, ari we data we, uti byari byagenze gute? Haleluya. Icyo gihe nari ndi munsi y'igitanda ntwite, hari umuntu wari wasesetsemo, ndagenda ndirirayo. Imana iravuga ngo Nowa, injira mu nkuge n'umuryango wawe, wanyemereye ukagirira umugisha kuwiteka. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri mama Charlene official, aho mugenda mukurikirana ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, ikiganiro cy'urubyiruko cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko, ikiganiro cy'itorero kera n'ubu hitorero hakorwa iki mu itorero, ikiganiro cyitwa umusirikare kigeze kuri episode ya 28, na filime nshyashya iriho yitwa Mukamisha, amafilime y'amoko 3 ariho n'ubundi mugenda mukurikirana. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turabashuhuje kandi tubashimira kuko mukomeje gukora subscribe, turabireba, mwandikaho kuri comment, nubwo ntabasubiza ariko ndazisoma, mbaha agaciro rero muri abantu banjye. Imana rero ijye bareba icyoroshye kandi ijye baha umugisha nkuko nanjye munyitaho, ijye bitaho mwebwe n'urubyaro rwanyu. Turabakunda cyane, hanyuma kandi n'Imana irabakunda. Muri uyu mwanya rero turabasuhuza abari mu Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika ahantu hatandukanye, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, abari muri Australia, abari muri Aziya, ndabashuhuje mwese. Imana y'amahoro ibishimire. Tugiye kureba ijambo ry'Imana nkuko maze iminsi mukurikirana ijambo ry'Imana ritandukanye. Twari tumaze iminsi tureba mu byahishuwe, twarebye ibintu byinshi bitandukanye kandi ndabizi ko mwagiye mufashwa. Muri aka kanya ndashaka turebe mu itangiriro igice cya mbere umurongo waho wa 7, ibice 7 umurongo wa mbere. Titre ivuga ngo Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge yawe, mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imana itugirire neza. Ndashaka kongera kwibutsa abarokore ngo nitwongere duhe agaciro gukiranuka. Mureke mbabwire. Ndashaka kongera kwibutsa abakunzi ba mama Charlene official, mugenda mwumva impuguro n'inyigisho. Ndongera gushaka kubibutsa ngo nimuze turwane urugamba rwo gukiranuka. Imana ishimwe, haleluya. Ndashaka kongera kwibutsa abagabo basenga Imana ngo nimuze twongere twibuke ikintu bita gukiranuka. Mwibarize inkuge yanyu imbere n'inyuma. Imana ihamagara abagore irababwira iti, mwibarize inkuge yanyu imbere n'inyuma. Imana ihamagara abasenga irababwira iti, mwibarize inkuge yanyu imbere n'inyuma. Imana ihamagara Nowa iramubwira iti, ibarize inkuge yawe imbere n'inyuma. Ngo Imana ihamagara Nowa iramubwira ngo bazi inkuge imbere n'inyuma. Aya magambo dusomye turabonamo umusaza witwaga Nowa wagiriye umugisha kuwiteka. Ngo Imana iricara irapanga. Mureke mbabwire, burya Imana irapanga. Imana irapanga, reka mbabwire, Imana irapanga ikanadupangira. Hari igihe Imana yicara igapanga kutugirira neza kandi tutari tubizi. Wajya kubona ukabona ukubitanye n'umugisha w'Imana ukavuga uti habwa icyubahiro. Igidupangira
ejo bundi Imana sha yarampangiye byihorere. Haleluya. Mureke mbabwire, Imana yarampangiye ndangije ndavuga nti ninge nawe ureka abandi. Uri kumva? Ninge nawe burya Imana irapanga. Uzi ko Imana yicara ikagupangira utabizi? Uzi ko Imana igupangira ahantu uzabona akazi utabitekerezaga? Uzi ko Imana igupangira ubukwe ukabona urabukoze utabirotaga no mu nzozi? Uzi ko Imana igupangira promotion ikagutungura? Hari abashuti banjye nka babiri baba ahantu ntavuze mu myanya ntavuze, bampaye amakuru y'ukuntu Imana yabapangiye bazamura mu ntera, ibavana ku rwego rwo hasi bashyira ahantu mu bushorishori. Haleluya. Ndavuga inti Imana yacu irapanga. Uzi ko hari igihe Imana igupangira umufungo? Hari igihe Imana igupangira inote ikazipanga ikavuga iti kuri iyi tariki ndaguha gukora ku mfura za Beneri mwana wanjye. Uzi ko hari abanyeshuri Imana igipangira amanota, ikagupangira diplome, Imana ikavuga iti nduwiteka shingiye ku rukundo ngukunda n'ukuntu ushaka ko niheshereza icyubahiro kuri wowe, ikaguha amanota utaruzi ko wabona. Uzi ko Imana hari abantu igipangira za buruse zo kugira ngo bajye kwiga batarabiteganyaga? Uzi ko hari abantu Imana ipangira kwiga batarabitekerezaga bazi ko bazicara? Uzi ko hari abantu Imana ipangira akazi dashingiye kuri diplome bafite? Uzi ukuntu Imana igidupangiye? Mureke mbabwire, uzi ukuntu Imana yampangiye kuba umusitari ntarabitekerezaga? Ubu se narinzi ko ndi Rwesa Amadongo nzaba umusitari isi yose ikampanga amaso, erega ngenda umusitari. Ariko muransetse, erega ndiwe. Haleluya. Haleluya. Hari n'ibindi iri kumpangira, erega nawe iri kugupangira. Uzi ko Imana igupangira inyubako ikagutuza i Kigali? Uzi ko Imana igupangira imodoka utabitekerezaga? Uzi ko Imana ari igihe igupangira umusore ikavuga itumva uriya musore nubwo ari kwiryagagura ariko rwose naramugupangiye? Wajya kureba ugasanga umusore yagupangira yarize yiga na yawe, kandi wowe warize atatabanza muri primaire, ukabona ariko burya Imana iramugupangiye da, ikamugupangira ikamuteramo urukundo yakureba akabona uri ikibasumba, maze wakipima muri kumwe kavuga utariko kabisa wa Mana wewe uyu muntu numuhangitse. Hari ukuntu abantu b'Imana bajya bipfobgerega, ushobora kuba mugufi mu buryo bw'umubiri Imana ishimwe, ariko ukaba muremure mu buryo bw'umwuka. Ushobora kwiga amashuri y'isi ukiga makesha, ariko ukagira impamyabumenyi mu mashuri y'Imana. Imana nyihaye icyubahiro. Ushobora kuvuka mu muryango uciriritse, ariko wibuke ko hari ahandi hantu tubaruye mu muryango w'intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Nahabwa icyubahiro. Ndumva ndi gufashwa. Haleluya. Imana igipanga. Imana igipanga. Imana igidupangira. Imana igipangira abantu. Uzi ko Imana igupangira kurama kandi wari urwaye indwara izakwica vuba? Imana yacu izigupanga. Mureke mbabwire, Imana rero irapanga. Reka twigarukire. Iragenda ipangira abantu. Iravuga iti aba bantu ukuntu uburaya bwabo n'ubutinganyi bwabo. Imana ijya gupangira ab'i Sodoma n'i Gomora, ijya kubapangira ikavuga ngo nzabarimbura. Ngo bari abasambanyi ruharwa. Reka mbabwire we, ubusambanyi buragwira. Uragasambana n'umugabo uri umugore, usambane n'umukobwa uri umusore. Ariko ibaza abantu basambana kugeza ubwo abahuje ibitsina basambana. Niho tugeze. Umukobwa akicara ati ngewe rwose ibintu by'abagabo pumba nkeneye umukobwa mugenzi wawe. Ubwo busambanyi Imana ibwangurunuka. Abantu b'i Sodoma na Gomora ngo niho bari bageze. Ureba ubusambanyi bw'indengakamere, ngo hari abamarayika batumwe, hari abagabo batumwe kujya kureba ko ibihakorerwa ari by'ukuri, ngo nabo bajya kubafata ku ngufu. Ureba abantu bafata ku ngufu bagafata no ku ngufu abamarayika. Uburaya buragwira.
hanyuma ngo bamarayika bajyana inkuru batumva rwose ibyo baharega n'ukuri ubu tuvugana natwe bari bagiye kudufata ku ngufu uzi ko bari bagiye kubafata ku ngufu hanyuma ngo barangiza ngo bagahita babatera ubuhumyi ngo bagakinga urugi bamaze kubahumisha ariko mureke mbabwire uyu mugabo witwa Nowa Imana nihabwe icyubahiro ngo Imana ipanga ukuntu igiye kurimbura isi kandi ngo ipanga ukuntu izabarimbuza umwuzure hanyuma ngo imaze kubipanga no kubyuzuza igiye kubikora ngo yibuka yuko hari umuntu witwa Nowa. Haleluya haleluya. Yibuka ko hari umusaza witwa Nowa. Imana ihabwe icyubahiro. Umusaza wabaye umusaza mwiza abera Imana uwo mumaro. Imana iragenda iramukunda kugeza ubwo yakunze barumuna be, iragenda ikunda umuryango we, ikunda bashiki be. Nowa yarakunzwe kugeza ubwo n'ubutunzi bw'Imana ibukunda. Uzuko umuntu uziko Imana igukunda ikagukundira n'abavandimwe batanakijijwe. Urukundo Imana igukunze igahita irukunda abantu mwose amaraso amwe, mufite amaraso amwe, muvukana abo mwose ibere rimwe. Uziko Imana igukunda igakundana babyara bawe. Nyihaye icyubahiro. Haleluya. Uziko Imana igukunda ikagukundana n'abana bawe batanasenga. Uziko Imana igukunda igakunda n'inshuti zawe ziza kugusura mukicarana muri saro. Uziko Imana igukunda igakunda n'abo mukorana mu kazi. Uziko Imana igukunda ikagukundana n'abo mubana mu gipangu. Uziko Imana uyigiriraho umugisha ikagukunda igakunda n'imirima yawe kayihira, n'akazi kawe kagahira, ibyo ukoresha amaboko yawe Imana ikabihira. Imana iragukunda igakunda abagukunda. Ariko ndashaka kukubwira ngo niyo yakwanze. Muzi ko hari abana bagize ingaruka z'ubuzima biturutse kuri base babi. Reka nkubwire, nukorera Imana nabo kayisondeka, ujye umenya ngo abana bawe bazafata ku mwaku wa se cyangwa wa nyina. Ntimubona abahanuzi b'ibinyoma muri gukururira umuvumo abana banyu? Umunsi muzaba mwapfuye mwarahambwe, cyangwa umunsi muzaba muriho muri igishungero n'igitutsi, n'abana banyu bazafata ku mwaku wanyu. Imana yiguhaye umugisha iwuha n'abawukwifurije, ikawuha n'abawugusabiye. Ntago umugisha wawe umugisha Imana iguhaye ntago uwuryaho wenyine, ariko niyo ikuvumye ikuvumana n'ibyawe. Imana irapanga iravuga ngo ngiye kubarimbuza umwuzure, ariko ngo itekereje iravuga iti ntago nabikora Nowa ngo azajyane nabo. Imana ngo ihamagara Nowa. Imana ihamagara Nowa iramubwira ngo Nowa injira mu nkuge yawe, kandi ntugende wenyine, winjiranemo n'umuryango wawe, winjiranemo n'amatungo yawe. Haleluya. Kandi ujye ugenda ureba kubiguruka winjizemo ikigore n'ikigabo, kubigendera ku butaka winjize ikigore n'ikigabo, ku bintu biba mu ishyamba ikigore n'ikigabo, kuko Imana yari igiye kurimbura ibiri ku isi byose kugira ngo ibyinjiyemo bizarokoke. Nabonye ahantu inuma zirokoka, abantu buntu bararimbuka. Mbega kugira ngo ihene zikire intama zishire, birababaje. Imana iravuga ngo ntago narimbura isi ngo na Nowa bigenderemo. Kandi Nowa niwe muntu wagerageje kunyubaha muri aka gace, yagerageje kunyubaha, niwe muntu usigaranye, ntago yajyana nabo. Ndashaka kubwira abantu ngo humura si ntago tuzajyana namwe. Ngese nzajya kukuzira nigeze mfatanya nawe. Niyo mpamvu mbwira abarokore ngo mujye mwitandukanya n'udutsiko tw'abagizi ba nabi baba mu matorero. Mujye mwitandukana n'abantu basenya n'abantu barimbura abandi. Nubona umuntu afite imipango mibi mu rusengero, ujye witandukanya nawe, kuko ni wicara no muri iyo nama ukayumva
ukayumva naho utabishyira mu bikorwa, ukabumva ukabashyigikira, Imana izaguhanana nabo. Ujye witandukanya, ntimukireme ibice, ntimukamere nk'inyeshyamba ziba mu mashyamba ya Kongo, ntimukarwanya Imana n'abantu b'Imana. Nubona abantu bahagurutse kurwanya Imana, ujye witandukanya nabo, babwira uti sindi kumwe namwe, Imana inabirebe. Nubona abantu bafite udutsiko bameze nk'imifungo y'ibijumba y'ijana, ujye witandukanya n'udutsiko, ujye witandukanya n'abagome, ujye witandukanya n'abagambanyi, ntukabane n'abasambanyi. Abakora nawe ujye ubagendera kure, kubera ko Imana niza kubahana no kubishyuza, Imana izakujyanana nabo. maze Nowa Imana iramubwira ngo niyinjire mu nkuge n'umuryango wewe. Haleluya. Mureke mbabwire, ndagusabiye ngo uzagirira umugisha kuwiteka, ugirira umugisha kuwiteka di, ugirira umugisha kuwiteka. Muzi ko Imana ijya ifata umwanzuro, muzi ko Imana ijya igira amahane, muzi ko Imana yarimbuje abantu mwuzure. Dufite abigisha rero bazi kuvuganira Imana ukagira ngo yarabatumye, bakajya bavuga ko timwe y'Imana. Imana igira imbabazi, Imana nukuri, Imana igira imbabazi, igira imbabazi, igira imbabazi. Ariko se tuvuga ko nta mujinya igira? Ayiwe, ibintu yakoreye Farawo ntago mwabibonye, kuki itamubabariye? Ntimuzi ko Farawo yakoresheje uburetwa Abisiraheli? Yabakoresheje uburetwa bakorera ubugome, ageze ubwo ababwira ngo mujye mubomba amatafari mwabagingamo, kandi inganagano nibazibike muzabumbisha amaguru yanyu cyangwa amaboko yanyu, kandi umubare w'amatafari mwabombaga bazawubakubire. Kandi bakabikora batariyasha. Maze Farawo ngo ahima abagabo b'Abisiraheli ngo kugira ngo nibataha bajye babura imbaraga, ngo Abisiraheli batazakomeza kugwira. Ariko ngo yakora ibarura, Imana ishimwe, ngo umwaka washira babarura, ngo bakabona Abisiraheli biyongereye, ngo bakavuga ngo buriya bwoko ni ubunyembaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Imana iramwibikira, Imana iricecekera, ngo barakubitwa ibiboko sha, Imana iri mu ijuru ikareba ikanuma. Ariko ngo igihe kimwe Imana nihabwa icyubahiro, Imana ihagurutsa Mose iravuga ngo nanza gasuzuguro, nje guhorera ubwoko bwanjye. Imana ngo yica abana b'imfura, Imana ngo ifata amazi yagira amaraso, Imana ngo yohereza inda mu Egiputa, Imana ngo yohereza ibibugu, Imana yohereza imitubu y'ibikeri, Imana ngo ivumbi ryo mu Egiputa rihinduka imbaraga. Ngo mu ipantaro kwa Farawo yajya muri bogisi agasanga hari mwinda, yaba ari kurya ngo igikeri ngo akakibona kiri kuri saramanje. Mukomere cyane. Imana igigira amahane. Ntago mwibuka se abantu ubutaka Imana yasamuye ubutaka bukabamira, Imana ikanabahamba, na niyi saha bakwereka aho bari se. Nibura ngo tujye kubashyingura mu cyubahiro, Imana yarabishira n'abahamba. Imana yatwaye Mose ikamwica ikamushyingurana n'iyi saha Mose akaba yarabuze. Imana uzi ukuntu irakara, kandi Imana iraceceka ukagira ngo ntigireba n'ibintu. Njyewe nigeze rimwe nigeze mbwira Imana, ariko tuvugishije kuri uri kumbona, ari we data we, uti byari byagenze gute? Haleluya. Icyo gihe nari ndi munsi y'igitanda ntwite, hari umuntu wari wasesetsemo, ndagenda ndirirayo. Ariko Yesu, ubu ko kurambona ibintu nkorerwa urabizi, nkabona ntibibona. Irabireba. Nibyo abantu batamenye, nibyo abantu batazi, nibyo batakeka, nibyo batavumbura. Imana izi ubuzima bwawe, izi akarengane kawe, izi ukuntu wagowe. Hari ibyo utabwira abantu, hari n'ibyo utavuga, ariko nje kukubwira ngo Imana irakureba. Icyo gihe Imana intumaho umuntu. Kumbi muri ya masaha navugaga ngo Imana ntimbona, yantumyeho umuntu, iramubwira ngo genda ubwire Mukesha Imana Emerita Mama Charlene ngo Imana irakuzi, ngo kandi amarira uri kurira, ngo amarira uri kurira, ngo n'imibabaro ufite, ngo uzabyibagirwa bigende bimere nk'amazi ameneka akagenda akarangira. Ubusugira ngo ubusa ninde wanseseka munsi y'igitanda nkuye hese? Haleluya. Imana iratuzi.
Imana izi abantu igomba gutabara, Imana izi abantu igomba gukura ku rugamba, izi uburwayi urwaye, izi ukuntu utagira uwuganyira, izi ukuntu utagira uwubwira, irabizi ukuntu utera ukiyikiriza. Imana irakuzi, humura, irabizi ko uri imfubyi yaburirije, irabizi ko ntawe ugutega amatwi, irabizi ko mu muryango ntawe ukumva, irabizi ko wahindutse igitutsi, irabizi ko uri igicibwa, izi ko uri iciro ry'imigani, irabizi ko utarya, ishuri urya mu cyumweru irazizi, irabizi ko minerivare zidahari, igihe umaranye diplome yawe Imana irakizi, izi ukuntu ujya ukora ariko ntuhembwe, irabizi umushahara wawe, irabizi ko ayo uhembwa ari makeya, irabizi ko abana barya ntibahage. Imana yacu irabizi uburwayi umaranye igihe, irabizi ko abaganga bagusezereye, izi ko bakubwiye ngo ugende utegereze gupfa. Haleluya, Imana irabizi, Imana irabizi, Imana irabizi. Haleluya, ndashaka kubwira imfubyi ngo Imana irabizi, ndabwira abapfakazi ngo Imana irabizi, abadafite pfa na ruguru mwe Imana irabizi, Imana irabizi, Imana irabizi, Imana irabizi. Nihabwe icyubahiro. Ngo Imana ntibizi, ubwo si cyo gihe ntiyanyumvise ndi munsi y'igitanda ntwite. Haleluya. Nkubwira ikindi gihe, nkubwira ikindi gihe nabuze amafaranga y'inzu bakanta hanze n'abana banjye muri 2016, bakana hanze nabuze ayo kwishyura inzu, Imana igahita impa amadolari. Use nkubwira ukuntu Imana ibizi, nkubwira ukuntu Imana ibizi, so ukuntu abana banjye babagize abasazi bakiruka ku musozi, bakajya bambwira ngo impamvu nabaye umusitare natanze ibitambo by'abana banjye kuzimu. Hajya mvuga intubi ibintu bizarangira gute? Imana se ntibizi, ntibyarangiye di, ubu se ntibari kwiga? Imana irabizi, Imana irabizi. Ntibizi se ukuntu naguraga iroba y'akawunga nkakoramo agakoma gakeya kugira ngo nkasangire na Charlene. Mureke mbabwire Charlene, ibi bintu mwigize ngo abantanga umwana ufite aya mezi ngo arya ibingibi mujya mubibara nuko mwagashize. Ngewe rero Charlene namuhaye igikoma kiri uruhinja nkakiyungurura, yajya kwituma bikamunanira, hanyuma nkajya mufasha nkoresheje urutoki. Charlene n'umwana afite ugira inenesi, ye baba data we agira inenesi, ikintu arya ni ikintu kimeze ukuntu. Ariko naramubwiye nti Charlene, uzi ibintu najyaga ngukorera wananiwe kwituma kubera ibikoma by'amasaka naguhaga. Ugeze atanatetse. Ngo ngewe ntabwo nkunda umuceri, ntabwo ukunda kukuhazi. Nko nanjye mfite ibintu ndobanura. Sinanywa igikoma naho cyaba ari icyasosa. Sinanywa amazi adatetse. None mureke mbabwira urwego ngezemo, nk'ubu nge sinanywa amazi ataraya niri mu ikarito, ngura Inyange mu ikarito cyangwa ni hatetse amerera nabi. Haleluya, haleluya, Imana iratuzi. Ayewe, ubu ngezeho kugabanya amavuta, kandi mbere naguraga agakoroboyi nkakagabanyamo kabiri. Najyaga ngura irobo y'isukari nkabwira abana ngo unywe y'isukari nyinshi gutera indwara kugira ngo bige kunywa gakeya. Haleluya, 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 haleluya. Nindi kukubwira ngo erega tuvuge ibi ngibi ntabwo tuba turi kwiyemera Sharafiti yangu, kuko nzi ko mubankurikirana hari abantu bagishonje, mubankurikirana hari abakigura udukoroboyi tw'amavuta, mubankurikirana hari abakigura akarobo k'isukari. Narinje kukubwira ngo Imana irakuzi, iyamaze inzara ikamara icyaka yo kabyara iragashimwa ibihe byose. Ntabwo ari nge yafungiyeho amaferi nawe irahani ngo izakurengere. Nicyo mba mbikubwirira. Ariko ninkubwiye ngo naguraga inyama zo ku mufungo nkaba ubu ngubu mfata inyama nziza, hari ahantu njya nzigura nziza. Hari umuntu ujya unyibeshyaho namubwira intungurira ibintu akanzanira ibinyanya byamenetse, nge bampa ibimene kuki? Ibimene narabiriye wa. Umuntu aguha ibimene akagwa n'ibintu biboze binuka,
ukihangana ukabironga. Wari wabona umuntu umanyura urunyanya akaruronga, tuvugishije kuri kugira ngo ibinuka bivemo, ubwo surya iki? Bobo ariko Imana ikura kuri. Nge narinzi kukubwira ngo Imana irakuzi, irabizi ubukode, irabizi ko bukugoye, irabizi. Hatuma umwana fi genda ujya kumbwirira ntuza akumpereza ntoryi, iyo zawuzi ikintu ivuze za ntoryi zitukura, za ntoryi zanambye, zimwe nyine bampa nyinshi nkaziteka igihe kinini, za nyanya ubwo ni ibimene, ya makara ubwo ni incenga. Uzi ko Yesu yatinda kuza bari kunyitirira ibyo kurya, bari kunyita mama bimene, mama ncenga, mama intoryi zatukuye. Ndashimira Kirisitu, ndashimira Kirisitu, ndashimira Kirisitu. Iyo ngiye kugura urunyanya, ni urunyanya rubyibushye kunduta, umpa ubuntu buto bwa nyirakanyanya kuki. Hayiwe, hari umugore nigeze ngurira icenga, aragenda ntiyampa icenga mpivu, ampivu mana we yampaye umufuka w'ivu w'igihumbi, ivu rimwe bamena ntiyampa icenga. Ndagenda nzisukaho nasukaga, nabuze n'icenga shyira kumbabura ngo zintekere rimwe, yampaye ivu. Nahise ngenda ndabihamba, mbwira Imana intuhereye none hakagasuzuguro k'uyu mugore, cyakora ibyo mubiba muzabisarura. Mama ubu se ikiduka cye gifuha kiracyahari? Niko umuntu akwaka incenga umuhivu, ibintu ugomba kumena ninde se wabicana? Yarampemukiye. Izo ncenga narazijugunye, mbwira Imana ngo nutantunga uzarorere. Uhereye uwo munsi Imana itangira kujya impa amakara. Use nakibagirwa ukuntu najyaga ntira imyenda. Uzi kujya gutira imyenda, uratira uwo mutangana, uruzinga urenda gupfa, urajya gutira umugore wibyibuhiye wiririye amarote y'inyama, yeba badata we akarya nk'utabara. Reka nkubwire, ugasanga umwenda guhaye, umwenda ufite urutugu rugomba guhera hano kuri wowe, urutugu rugahera hano, ukuboko kugatangirira. Undebera uwo mwenda uri mu muhanda watiye umwenda utagukwiriye. Tugiye gusenga. Imana ishimwe. Imana iravuga ngo Nowa, injira mu nkuge n'umuryango wawe. Wanyemereye ukagirira umugisha ku Uwiteka. Ugiriye umugisha ku Uwiteka, aho abandi bagwa wowe uhabwa imbaraga. Ugiriye umugisha ku Uwiteka, aho abandi bataka wowe ntago wongera gutaka. Ni Imana yacu, ntago turya uko yahinze, nta nubwo turya kuko bayihembye. Ni Imana ifumba turi igipfuzi igahaza ibyaremwe. Kubwo kuyizera rero, ibirayi nibigura n'5 tuzabirya, ariko burya aho iyo mpageze nibuka ko ibirayi bigura 40 na buraraga. Ubu niyo mpamvu ntagira ubwoba bwo kugura ibya 600. Isukari kigura 100 ntayo nanyweye, natangiye kunywa isukari henze. Akaboga kagura 500 y'amanyarwanda. Naguraga imifungo y'inyama zitangiye guhenda, zigeze muri 3 niho natangiye kurya izo shaka. Ifi zikigura 1,000 na 100 ntago nayiryaga, zigeze muri 4 ntangira kuzirya. Baroko bune mwagiye mureka gutaka. Ni Imana izimisi nibihe, irabigenzura kandi kabikontorora, hanyuma kabigenza neza. Erega Imana yikuremye iranakuremera. Haleluya. Ndashaka guhumuriza abarokore, ndashaka guhumuriza abakozi b'Imana. Mwebwe mufite ubwoba bw'iminsi nibihe, Imana yacu irahari. Nimuhumure kwa Yesu bireze, muri banki amafaranga ariyo. Iki shaka nuko yitwaraho neza, ukarwana intambara yo gukiranuka, ukirinda ku gato ndetse no ku kanini, ukagirira umugisha ku Uwiteka. Iri jambo twasomye aha ngaha ngo yararebye isanga Nowa, ngo niwe muntu wayikiranukiye muri iki gihe, muri icyo gihe yararimo. Ese wanyemerera nkaba Nowa? Wowe wabaye Nowa mu gihe cyawe, gukiranuka ko bibuze, ubunyangamugayo ko bwihisha abantu, wanyemereye wa mubyeyi ukarwana intambara nziza. Ubundi se nugwa ukagwa kubizagutunga ukwezi kumwe, mukundi wumva bizamera biti? Tugiye gusenga. Imana nibaho umugisha, ndabakunda. Tugiye gusenga. Gukiranuka, Nowa yarakiranutse. Imana iravuga ngo sinamurimbura, imukiriza umuryango. Gukiranuka nuko bikomeye, ariko ni intwaro nziza. Umukiranutsi
azabaho ibihe byose, azahora atoshye. Umukiranutsi Imana iramwemera. Mana ya Isaka na Yakobo ndagushimye, gushimiye umwanya udutije, umwanya uduhaye. Haleluya! Ngushimiye imigambi yawe myiza kuri twe, ngushimiye ko dufite ku mutima, ngushimiye ko turema ukanaturemera. Haleluya! Uri Imana yimura imisozi itabizi, uri Imana ifite ingengabihe, uri Imana yarizi ko bizahenda, wari uzi ko esasi izazamuka, wita wari uzi ko ibihe bitazoroha, ariko waradupangira uradutegura, uranodutegurira. Sengeye abafite ubwoba bw'ibihe bikabatera kukuvaho no kunamuka no kugutakariza icyizere, ngo bamenye kuri Imana y'amaboko, uri Imana izadutunga kandi tukabana nawe mu bihe bikomeye, ntago uzadusiga. Sengeye abantu bafite ihahamuka, sengeye abafite ubwoba, sengeye abacogoye, sengeye ababivuyemo, sengeye abari kweskroka, sengeye ababaye abajura kugira ngo bunguke byinshi, kugira ngo babone byinshi. Abaguye nubabyutsa, batarakumenya nibakumenye, abakumenye nibagukomereho. Sengeye abantu bose bakurikiranye ubu butumwa n'iki kiganiro kugira ngo bagubwe neza. Urakoze wa munyembaraga, w'icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero nibaha umugisha, mukomeze mukore subscribe abatarayikora, mukore share, mwandika kuri comment, muduhe inama n'ibitekerezo. Imana ibaha umugisha. Amen.